nanjye ndagakanda pe, nanjye ngomba gushyiraho akanjye Muhire Keve. Nta mukinnyi nabonye wakunze Rayon Sport nka Muhire Keve. Nawe ni umukinnyi niwe wamuhamagara apfa kuba nta kipe afite akubwira ati Murera. Ni umukinnyi tuba tugana umunota akunda ambwira ati Murera yakiza komerite miliyoni 60 waga kuri Richard Kirongozi. Namwe mumbwire mu bitekerezo byanyu. Namwe baravuga ngo Muhire Keve ngo miliyoni 40 ni menshi, 60 wazitanga kuri Kirongozi. Ibitekerezo byanyu namwe ndabibona muri commentaire mugenda muduha kabisa. Erega ubutumwa abafana babimirira abafana muba murekura ubuyobozi burayibona. Epe ku makuru mfite ubuyobozi ntibugisinzira, ibintu byarahindutse. Baravuga bati abakinnyi barakenewe, kuko rega Umureyo ntabwo azajya muri Rayon Day nta ntwaro zihari n'abakinnyi. Umureyo ntabwo azitabira imikino ya shampiyona n'abakinnyi. Rayon Sport icuruza ibyo ifite mu kibuga. Ngo Jean Fidel ngo ararata ngo kuba ngo yarashyizeho office. None se office ni ikintu kibi? Kuba ikipe yagira ibiro ni bibi? Ukajyaho ngo Rayon Sport ngo imyaka ine y'umuntu yego hari ibyo atakoze, ariko hari n'ibyo yakoze bigaragara. Mba nongeye kwishima iyo ngarutse iruhande rwanyu nje kuganira namwe, ariko by'umwihariko tuganira icyo bita blebla, isaro ry'Inyanza, Murera, Rayon Sport. Ibintu ari sawa cyane kabisa. So aho mbaryohewe mbavuga nti bimeze biti, ariko iriya ni timu ufite amatsiko yo kongera kuyibona yatwaye shampiyona, yatwaye igikombe abakunzi bayo. Iyi ni ikipe itsinda umuturage, umucuruzi aracuruza, umumotari atwara abagenzi, ucuruza ibisanzwe nawe agacuruza kabisa. Ni ukuvuga ngo Murera ni ikipe ikora ku marangamutima ya buri wese. Nanjye rero nkaryoherwa iyo nje kuyivuga, iyo ndi kuvuga kuri Murera biba ari ibintu byiza cyane. Iyo noneho namwe muhari, ariko nkanabashimira pe, bare ndabakunda cyane pe. Uko mukunda ikipe yanyu ni nako burya reka babwize ukuri. Iyi Murera ibitangazamakuru tw'abanyamakuru iradufasha pe. Ibintu byacu namwe mugakunda mukabireba. Mbanze mbashime muri abagaciro. Wowe wicara aha ukavuga uti nakanze subscribe, nawe utarayikanda yikandi. Niba utarakanda subscribe kandaho, tubane mu muryango, ubwire n'inshuti yawe ujye unasharinga kabisa ibyo twaganiriye babibone. Wanagenda bashima n'uburyo mureba ibiganiro. Naho ibya komenti byo kuvuga ngo wakomentinze wishimye n'ibishimye, nje rwose nta kintu biba bintwaye, kuko numva ko Umureyo wese aba yifuza ko iriya kipe itsinda. Siko bimeze. Na Jean Fidel wavuga ukamuvuga iki nawe ubwo ashaka ko itsinda. Nawe aho uri unkurikiye urifuza intsinzi ya Rayon. Umureyo ahari hose icyo ashaka nuko itsinda. Uko intsinzi yaboneka buri wese yifuza abakinnyi beza. Icyo Abareyo bifuza kabisa, bavuga bati abakinnyi beza nibo bazatuma ikipe igira icyo ikora. Ariko ubwo twagiye kabisa, ngiye kubaha amakuru ari mu ikipe, harimo haravugwamo iki, harimo iki. Muri Murera uti bimeze bite rero twinjiyemo? Ese hari abakinnyi ikipe ishaka? Bihagaze biti? Umutoza se we ko hari ibyagiye bivugwa mu mutoza ngo ashobora kuba ari uwo mu Rwanda? Oya. Icya mbere mbanza kuvuga nabibabwiye, ubuyobozi bwa Murera ntabwo businziriye. Mumbwira ibyo mushaka ukavuga uti simbigarukaho nawe ubushyushyu bukabya, ariko ubuyobozi burimo burashaka abakinnyi pe. Igitutu nabo bakiriho. Erega ubutumwa abafana babimirira abafana muba murekura ubuyobozi burayibona. Epe ku makuru mfite ubuyobozi ntibugisinzira, ibintu byarahindutse. Baravuga bati abakinnyi barakenewe, kuko rega Umureyo ntabwo azajya muri Rayon Day nta ntwaro zihari n'abakinnyi. Umureyo ntabwo azitabira imikino ya shampiyona n'abakinnyi. Rayon Sport icuruza ibyo ifite mu kibuga, nibyo bituma abafana mujya ku bibuga, nibyo bituma abafana ba Rayon Sport bitabira match, bitabira activities z'ikipe, kuko yaguze abakinnyi. Ubuyobozi rero amakuru mfite burimo burashushubikana hasi hejuru bushaka abakinnyi. Ariko mbere yuko tujya ku by'ubuyobozi, nta wanumye, ariko Bareyo ndabizi mukunda Muhire Keve.
abari mubanze mu making show muhireke vagume mu ikipe. Hari ibintu twibere cyangwa wagiye kuzana umukinnyi muri Mali, wagiye kuzana umukinnyi hana, ariko banza uguma n'umwiza ufite bareyo ewa nanjye reka shyire ijwi ryanjye, nanjye ndavuga, nanjye reka mvuge ngo curuza Rayon Sport. Muhireke vagiye numvise ngo ari ikipe yamutwaye, nanjye nababara. Niyo mpamvu rero akanyenyeri kawe, ariko nanjye reka ngakanda nanjye ndagakanda kuri iyi nshuro, nanjye reka nkanda akanyenyeri, nanjye ndagakanda nanjye ngomba gushyiraho akanjye Muhireke ve. Nta mukinnyi nabonye wakunze Rayon Sport nta Muhireke ve. Nawe ni umukinnyi niwe wamuhamagara apfa kuba nta kipe afite akubwira ati Murera. Ni umukinnyi tuba tugana umunota akunda ambwira ati Murera yakizakomera ite simbigaruka we bimeze bite. Bareyo rero gira uruhare rwawe, waba uri mu gihugu waba uri hanze yacyo, bataramu wanjye baba diaspora, mushyiraho akanyu ubururu bwacu mugure Muhireke ve. Miliyoni 40 z'amanyarwanda, nta nubwo ari amafaranga menshi. Hari abantu nabonye bavuga ngo ni amafaranga menshi yaciye Reyo, ntabwo ari menshi. Nakwiye kubaho neza, ntabwo ejo uzaba uvuga ngo dore wa muri legend wa Reyo, ngo dore wa mwana w'ikipe ntagira haba, nta nzu, nta muryango umeze neza arasabiriza. Ubwo ndavuga igihe azaba yarasoje kariyeri. Havuga n'abareyo igihe ni iki cyo kugira ngo hagaragara uruhare rw'umuri. Ni naho Reyo itandukana n'izindi kipe izo arizo zose kabisa. Niba uri mu Rwanda ni kode kabisa iriho, atazamo ibyo ngo bagukase byagenze gutya, oya ni kode. Afite 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, za 20, ufite 100, ufite 200, ufite 500, ufite na miliyoni. Ndabizana abantu mufite akanyenyeri. Sakanjye sako umuyobozi sakande napuguha Muhireke ve kwe. Ndeka mubwiza ukuri, niyo yaba agiye kujya mu yindi kipe igiye afite akanyenyeri, uburyo uriya mwana yabereye Rayon Sport njye nagaterekaho. Mumbwire mu bitekerezo byanyu, hari umukinnyi uzi ukunze Rayon Sport nka Muhireke ve? Nanjye ndashyiraho, nanjye ndakanda akanyenyeri nanjye ndakanda akanyenyeri kanjye, kuko nanjye nzaryoherwa kuvuga Murera ari uko ifite abakinnyi beza. Nta mukinnyi w'umunyamahanga agenda kubona Muhireke ve n'umwe mu bakinnyi beza muri Afurika. Bareyo banza ukanda akanyenyeri Muhireke ve hagume kweri. Icyo rwose ni ukuri, niko kuri, niyo realite. Ni umukinnyi wabereye imfura Rayon Sport kuva kuri iriya Rayon Sport yo muri za Covid yari iri aho ngaho ibaye. Ubwo simvuze mu myaka ya kera wenda yakinaga nawe akeneye kwiyerekana, ariko akagaruka izindi kipe arigeza polisi zamushatse akavuga ati wapi. Kuva akiri umwana aravuga ati APR hariya muramenye. Arakomeza aragenda. Namwe mubimbwire mu bitekerezo, Muhireke ve hari umukinnyi waba uzi wakunze Murera nka Muhireke ve? Ejo bundi hari umuvandimwe nanamusuhuza, umushuti wanjye Jean Evode yari muri Leta Zunze Amerika, wambwiye ati Muhireke ve ati no mu buyobozi azajyemo nasoza gukina, ariko nawe yarabivuze ati nifuza ko azayobora Rayon Sport. Abantu rero batese ko ari umwana w'ikipe gute yaka amafaranga? Mwana w'ikipe se ntarya, mwana w'ikipe se ntafite umuryango, ntafite madamu, ntafite umwana. Niba ari umwana w'ikipe ibyo naho none umupasiteri se we ko mu muhamaturo yahabwa amafaranga, ntabwo ari amafaranga menshi, kubera ko umuntu ashaka kuvuga ngo kubera iki anireja miliyoni 40 yazitanzweho. So kandi n'umukinnyi nawe uvuye muri Bugesera, ese umukinnyi uvuye muri Bugesera yabona izo miliyoni 40 usanzwe ukina imbere muri ligue ntabe yabona amafaranga? Ibyo ngibyo nabyo ni washyiraho question mark. Ariko ntekereza ko nta wamureye wanyawe wa wundi wanyawe kabisa uvuga ngo warebye Rayon Sport mu bihe bibayemo mu myaka itambutse cyangwa se no mu byo yagiye inyuramo. Ubwo ndavuga kuva cyagiye mu gihe cya Covid n'abaruvumbu bakiza, uwo Kevari warabonye aho yabaye mu bibi no mu byiza. Reka no kwanga ibibi no mu byiza n'ibikombe ikipe yagiye twara
yarahabaye muhireke. So nkaba navuga ni rero ni umukinnyi abariyo aho uri hose uvuga uti ngomba kugira uruhare pe. nawe ushobora kuba ufite uko ubibona, ariko ntekereza ko niwaba uri umureye guca intege bagenzi bawe baya mafaranga ngo ni menshi ngo se none hari icyo tugiye kujyaho ngo kubera icyo ubuyobozi nta mukinnyi n'umwe buragura ukabwira abafana kugura muhireke. icyo ngicyo nacyo ni ikindi. ntabwo ubuyobozi bwagategereje ngo kugira ngo abafana bagure umukinnyi wabo nk'uko babyiyemeje buri sezo, ngo ni uko ubuyobozi bwabanje gutera iya mbere. ubuyobozi nabwo burimo burakusanya amikoro. ku makuru mfite, umukinnyi wa mbere ushaka kwinjira muri Rayon Sport ni uwitwa Richard Kirongozi. nzi ubuyobozi buri gukoraho ijoro n'amanywa. ku makuru mfite kabisa yayandi yanjye ninjiramo nuko ubuyobozi nyuma yo kubona ibya Muhajiri, ibya Ombolenga Fitina binaniranye, ubu focus iri ku witwa Richard Kirongozi. ndaje ninjiremo uko tiro yiwe imeze. So ariko kuri icyo ntabwo ubuyobozi bwajya gutegereza ngo abafana ngo bazagura umukinnyi ngo buzabwire abafana kugura umukinnyi ari uko bwo bwagize uwo bugura. ntuworega n'ubundi ubuyobozi Rayon Sport ngeze kukubeshya. Rayon Sport ni abafana. Rayon Sport si APR. nanjye ngarukira Jean Fidel uvuga ngo si APR si polisi zifite aho zikura amafaranga agaragara, ni mu bafana. n'abandi burya ari ibikunda nuko ayaba ari menshi n'andi yose yagatanzwe n'abariyo. kuko amakuru mfite mu nama yabaye ku munsi w'ejo kuva ku isaha ine n'igice bemeranyijwe ko buri muntu wese n'aba bayobozi kuri muhireke buri wese aragira uruhare rwiwe akiraho. buri wese aragira akaboko, n'abayobozi nako nabo n'abariyo bafite aho babarizwa nabo bagomba gushyiraho akabo. ariko gusinyisha abakinnyi, ubuyobozi cyangwa se na Rayon Sport ikaba igitegereje amafaranga, nta mafaranga araboneka my friend. nayo rwose nibi barimo nuko nyine amafaranga atari yaboneka. hakaba hagitegerejwe kuri habare mfite amafaranga y'umufatanyabikorwa ariwe Skol. ahubwo hariho ndavuga ni ubuyobozi bupushinge Skol buyibwire buti amafaranga yaboneka. umukinnyi munegozi ufite amafaranga. turaje tujye kuri ibyo bya Richard Kirongozi uvugwa kabisa. umukinnyi munegozi ari kumwereka amafaranga kuri tebo, nubwo rwose ushobora kuyamuha nabwo ntahita asinya, ariko umukinnyi muganira ari uko amafaranga uyafite ku meza. nk'urugero nka Ombolenga amafaranga ikipe yarayamuhaye, nawe ejo yarabyivugiye, byose birakorwa, ariko biza kurangira avuze ati reka mbanze nganire n'amakipe yo hanze, nibidakunda nzabasinyira ntacyo bitwaye. ubuyobozi ku ruhande rumwe urabwumva. yewe abantu mujye munyumva neza, njye hari ibyo mba nemera hari n'ibyo nemera. kuko nka Jean Fidel yicaye yari akavuga ati ikipe nta mikoro, genda mwumva nawe ukoresheje amaso yawe ukabisesengura urabibona. Rayon Sport nandi kuri amafaranga atari muri Skol, hatari mu bakunzi bayo. ubuyobozi rero nabwo iyo pressure bugiriho pe. njye nemera ko ubuyobozi bwa Jean Fidel, cyo nemera njye nanababwira uruhande madiho, hari ibyo bakoze kandi byiza cyane. ntabwo nkeneye kugushimisha ngo kugira ngo nkunde nuko mvuga ngo Jean Fidel ngo ntacyo yakoze gute se? ntubivuga uwo ngoge sinjya muza nawe rwose. hari ibyo yakoze, abo uvuga bayiyoboye hari impamvu bayiretse, hari impamvu Jean Fidel yaje kuyobora yisanze muri ibyo bibazo ikipe yari irimo, barwana no kugira ngo ibisohokemo. ni nacyo kintu avuga ati hari aho nzaba nsize ikipe nayisiga nakomezanya nayo n'undi wese yakubaka. ntabwo ikipe ntabwo umupira w'amaguru w'ikijya ari ukuvuga ngo ndaza ngo ubujanja ngo ku muryango ngo nziyishyuriza. ubu haje amakampani yishyuza kuri iyo miryango, haje iki ibintu birakorerwa mu madokima cyane. so nkavuga ngo hari ibyo nemera, hari n'ibyo nyine nabo n'ubuyobozi butarakora. ibyo ngibyo abantu baberaho kwiga, ariko jyewe nta kibazo mfitanye kabisa n'ubuyobozi buriho. igikenewe ni amafaranga, naho amafaranga
kabisa. Bantu muravuga ngo abaterankunga ngo ese nk'uko twumva ngo Rayon Sports sinyanya n'abaterankunga benshi ngo ayo mafaranga ajya hehe? Ayo ni make cyane. Hano mu mupira w'amaguru wacu urakennye. Ni nayo mpamvu ejo nabonye hari abantu bavugaga bati barore baza kuri Reyo, nta kindi ntuzavuge ngo Jean Fidel ntabwo arya amafaranga y'abareyo, ahubwo keretse uvuze uti leta niba stade Amahoro dushaka kubita ikuzura amakipe yahawe amafaranga, hashatswe inzira uburyo ubu na buriya niba ari uburyo leta iri bukangurire private sector nko gusuka nk'ibikampani bigasuka amafaranga muri Reyo, ibindi byose urikora. Hajya kumvura aho ngo Jean Fidel ngo ararata ngo kuba ngo yarashyizeho office. None se office ni ikintu kibi? Kuba ikipe yagira ibiro ni bibi? Ukajyaho ngo Rayon Sports ngo na imyaka ine y'umuntu yego hari ibyo atakoze ariko hari n'ibyo yakoze bigaragara. Njye mubwira ko nta muyobozi mpura nawe, nta muyobozi nganira nawe, ariko njyewe iyo ndebye ibyo uyu mugabo Jean Fidel akora n'ibyo yakoze n'ibyo ateganya gukora cyangwa se n'undi wamukomerezaho, hari icyerekezo ikipe irimo. Rayon Sports yo kipe yonyine imaze imyaka nta bikombe igira, hari n'izindi zimaze imyaka, yego ntabwo ikwiye kuba nk'izindi, ariko uribuka ko Simba tuvuga muri Tanzania imyaka itatu irashize icyo gikombe nta gitwara cya shampiyona, nta gikombe cy'amahoro iki gihugu iwabo itwara. Si ukuvuganira ngo uruhande iki n'iki, ahubwo abareyo igikenewe uretse gucagagurana na mikoro. Ari nayo mpamvu nibwirira abakunzi bamurira nanjye akanyenyeri nagakizeho no gucya akanyenyeri kuri Muhire Kevin. Hanyuma rero hakaba umukinnyi bita Richard Kirongozi, ubwo niwe nakubitiyeho ubuyobozi bwa Rayon Sports cyangwa se abari kugurira Rayon Sports. Amakuru mfite ni uko ibiganiro byatangiye kandi bikomeye bifatika biri seri, ko ibiganiro bihoraho n'igihe na sezi kirimo baraganiraga. Ariko uyu Richard Kirongozi Kiyovu Sports iramuhenda cyane ku makuru ahari. Ni ukuvuga ngo Kiyovu Sports iravuga iki, za n'ibihumbi 40 by'idolari, hanyuma nutereka hasi 40 Kirongozi nawe muganira ukwe. Kirongozi nashobora kukwaka nka 20 n'izabura, ese ibyo bihumbi 60 Rayon Sports cyari kuba yahita ibibona? Ibihumbi 60 ikabitereka hariya ku meza, ese arayakwiye? Cyo kuyakwira cyo abakinnyi byo barahenze. Rayon Sports yaganiriye na agenti w'uyu Richard Kirongozi. Rayon Sports ikavuga iti ari ibishoboka ku makuru ufite, ari ibishoboka Rayon Sports irifuza kuba yamutanga ibihumbi 40 Richard Kirongozi. Rayon Sports ikamutanga 40 maze yatwara 20 yatwara 10 Kiyovu akigabana na Kiyovu. Richard Kirongozi Kiyovu Sports ikavuga iti twebwe muduhe 40 bidafite andi magambo yari yose. Aho ngaho niho ruzingiye. Agenti we nawe akavuga ati ikibazo nyine ni Kiyovu, ko Kiyovu Sports nayo irareba imyenda irimo, irareba ibibazo ifite bya mikoro, ikavuga iti uyu mukinnyi nidufata tiro yose nitwara ibihumbi 40 tugatwara 20 ntacyo tuba tumuriyeho, ari umukinnyi wabasinyiye igihe cy'imyaka 3. Ariko Rayon Sports igafata hasi hejuru ikavuga iti turakora igishoboka cyose uyu mukinnyi asinyire Murera, ajye muri Rayon Sports. Ibyo nibi rwose niwe mukinnyi navuga ko amafaranga ya mbere ya Skol cyangwa se n'amafaranga ya Rayon ashobora kujyaho. Abandi bose Rayon Sports yabayibaritse. Iri ni isomo ariko Rayon Sports yarafashe, kubera ko ku gihe cya Muhajino Mborenga nabo ba Christian Rayon Sports yakoze amakosa yo kugenda iganira n'abakinnyi bose batatu icyarimwe, focusinga ku muntu umwe. Ba Sefu yabayibaretse iravuga ati n'ubundi Sefu apere ni mushaka, polisi ni mushaka, anytime twamusinyisha. Bakajya kuri uyu Richard uwamuhazi nawe iramushakamo amafaranga, ariko uwa mbere ni Richard Kirongozi. Akavuga bati reka twicarire tiro y'uyu nguyu Richard Kirongozi. Kiyovu Sports Rayon Sports inegosiye nayo umuyobozi wa Kiyovu nawe yaragarutse, ariwe wavugaga ati oya ayo mafaranga babaduhaye make, Kiyovu nayo iramuhenda ati 40 tukaba twatwara
makumyabiri nawe agatwara izindi veni ati kaba ari agahendo. Bakavuga bati rero Rayon Sport iravuga iti amafaranga ya nyuma yatangwa kuri mukinnyi ku makuru mfite ni 50,000, ko ni miliyoni 55,60. Rayon Sport ikavuga iti kuri Richard Kirongozi amafaranga itarenza ni amafaranga miliyoni 50 z'amanyarwanda muri izo saga zose. Byumvikanisha igitutu n'inyota nabo bafite yo kugura abakinnyi kubera ko abakinnyi barahetse. Ntabwo umbwira umukinnyi w'iri soko ry'imbere mu gihugu urimo uragusaba ayo mafaranga. Wareba ukavuga uti Skol iratanga miliyoni 120. Muri izo miliyoni 120 ukeneye kuguramo abakinnyi nka 3-4. Hanyuma ukeneye kongera amasezerano agufite. Ariyo mpamvu mubwira ni n'undi wese wayobora ariyo nta mafaranga akenewe. Ndetse niba umuyobozi uvuga ngo mfite miliyoni zanje nka 500 nje kuzana Rayon Sport, uwo nanjye navuga ni uwo ayoboye. Ariko mabya ko nta muntu wakwikoreza izo miliyoni ziwe ngo agiye ngo yubake ikipe n'abantu, niyo mpamvu nyine nayo yitwa ikipe. Ubwo rero kuri Richard Kirongozi niwe muntu ku makuru mfite bari guhihibikana, bakora ibishoboka byose, bavuga bati uyu muntu ni umuntu ikipe yabonye yabengutswe mbere haza kuzamo ibibazo, ariko this time ni umukinnyi Rayon Sport iriho ijoro n'amanywa uyu Richard Kirongozi kandi bifuza mu buryo bugaragara. Ibiganiro byarabaye na agent we na Rayon Sport mu minsi yashize, hari ukuntu hari hajemo akantu k'agatotsi mu bantu hagati ya Rayon Sport n'umuwaja w'uyu Richard Kirongozi, hari hajemo ibibazo. Ariko ubu ni sawa, baraganira umunsi ku wundi. Ikibazo gikomeye kikaba ikipe ya Kiyovu imushakamo menshi. Namwe mumbwire mu bitekerezo byanyu, Richard Kirongozi wamutanga hasaga miliyoni 60 z'amanyarwanda? Isoko rirahenze. Uyu mupira ndabona uzaba uwa Peri na Polisi, yabindi bavuga ngo ararya umwana ufite nyina. Kubera ko iyo Murera nibivuga iti miliyoni 120 z'umuterankunga irazigabanya ite mu bakinnyi. Ari ibyo ngibyo niba tuvuga ngo umukinnyi arashaka 60,000, 120 waguramo abakinnyi bangahe? Si babiri gusa se? None se nuzongera amasezerano abusanga ugasanga ibintu byadogereye. Nawe ubwawe umurikiye uravuga uti Muhire Kevin kuri aya mafaranga, kuri izi miliyoni 40 ni menshi. Siko tuvuga. None yibaza umukinnyi uri kujya kugura hanze yari maraje, yibaza umukinnyi uri bugure niba ari uwa Kiyovu bari guca 40 rwose ukavuga ngo ni menshi. So uwo ni umwe rero Rayon Sport ivuga iti uyu tumukizeho imbaraga. Uwa kabiri ugomba gukurikira ni uyu musore Richard wakinnye ejo bundi kuri match ya Peri na Rayon. Uyu nawe baramushimye, baravuga bati ni umukinnyi wagira icyo afasha, wafasha mu buryo bugaragara kabisa. Umukinnyi nanjye naramushimye. Mediane yari yumvuga ngo mfite Sef, mfite Keve, mfite Richard, mfite umuwinga nka Kirongozi Richard mvuga no hagati mu kibuga ku 8, mfite Sef 6, mfite Keve ku 10, mfite Kirongozi, nkashaka undi muwinga ufatika ku ruhande rumwe n'umwataka Charles Bare ashaka ko umusimbura. Iyo kipe ni yabarimbi cyane ko Rayon Sport izarwana na champion. Rayon Sport igikombe ishaka nyine ni igikombe cya champion, ntizasohoka, nta sekafi ifite igihe cyo kwitegura, ariko abakinnyi bagomba kuboneka kare. Impamvu rero mbabwira ngo abakinnyi uko byagenda kose giye mfite icyizere ko Rayon Sport izazana abakinnyi bakomeye. Byo sugukabya, nta views nshaka wabire utareba. Ntabwo Rayon Sport uyu mwaka yawutangira idafite abakinnyi bakomeye. Bitinda bitebuka biba ikibazo cy'igihe, ariko amakuru mfite ubuyobozi bwagiye kuri pressure, bwagiye ku gitutu, nabwo burabizi ko bugomba gushaka abakinnyi b'imyaka akabanyabo babandi bafatika kabisa. Ariko ibyo bakabikora buhoro buhoro. Cyane narabibabwiye ntihazaze mujye n'inama nagira uwo ari we wese, ntihazemo panique.
akabariyo bihanganye barihanganye yego bakeneye ibikombe byanabaye byinshi mukeba twaye byinshi ariko mu kubaka ikipe ntabwo uzanamo santima hari n'abantu batakundaga Muhadjili ejo mundi bumvishe ngo Rayon Sport iramushaka bati Muhadjili aragiye ese koko Muhadjili washatswe iyo myaka yose ananiza n'ubuyobozi niwe muntu wo kurambiriza ubushya ahubwo ngiye nashaka wa mukinnyi nitondeye narebye nkamuha umwanya kubera ko bantu si ukuvuganira Rayon Sport si ugukora iki niba umborenga ubuyobozi bwaricaye bukamuha icyo ashaka cyose buri ubuyobozi buragorwa simubeshye kuyobora biragora niba umukinnyi wicaye ukamubwira ngo miliyoni niba ari 20 turazigura imyaka 2 ati 25 turazigura umukinnyi nyuma ati mfite amakipe nganira nawe Muhadjili mukaganira ABCD abareyo ahubwo bikaba ikibazo bati abakinnyi mu Rwanda nabo baragoye ariko sabo mu Rwanda abakinnyi bose barahenze abakinnyi barahenze ahubwo abantu ni ukujya ku mavi niba ari abakunzi bamurera bakayisabira ikabona amafaranga Skol niba ari ubuyobozi bugashyiraho ibipfukamizo ukavuga ngo mure beyond y'amafaranga muhereza Rayon Sport Skol ikeneye gutanga amafaranga hejuru ya Jenny nayo nagira inama kurusha kumbwira ngo umuyobozi meze gutya na gutya Skol nayo igashyiramo imbaraga bakagura bya bizina bizatuma nayo brandinga bizatuma icururiza hariya mu mikino igihe ya Stade Amahoro yaba yuzuye kuko utegura Rayon ukeneye abakinnyi beza rero uyu munsi ni amafaranga nta bindi by'imiyoborere nta bindi by'amagambo nta kindi ubwira umukinnyi umitinga amafaranga ukayamuha heje akakubwira ngo nahise mbona indi kipe kuko abakinnyi ni bake niba ari ibya development byapfuye niba ari iki cyapfuye ariko Rayon Sport ikintu ikeneye cya mbere kiruta ibindi ni amafaranga ibindi byose tuvuga ni amafaranga so ndakubita mbangura rero kugira ngo ngane ku musozo umukinnyi Richard Kirongozi uwo ni ukeneye umukinnyi Rayon Sport iriho ni uwitwa Richard Kirongozi